Yari umugabo mwiza witondaga ariko w'umukene yicaye ku buriri n'umugore we imvura yahise igwa basohoka mu nzu birukanga afite n'umwana ariko umugore wari imbere cyane bageze munsi y'igiti bari bugamyemo igiti cyahise kimanuka cyane n'umuvuduko mwinshi udasanze gisenye ya nzu n'ubundi yari imaze gusaza yose irasenyuka. Umugore abirebye cyane abyitegereza ararakara atangira kurenganya umugabo wamutuka cyane ubundi wowe uri umugabo iki umaze iki ntacyo umariye uretse kwanzanya muri ubu bukene nari mbayeho neza unzana muri ubu bukene bwawe ndakurambiwe ndagutaye n'umwana wawe nisangiye abafite amafaranga n'ubundi wowe wirirwa unteza ibibazo gusa ntacyo maze rwose nta mugabo ukurimo ese yisangira abakire umukire amushyira mu modoka abwe n'ubundi narabikubwira kuri uyu mugabo ntacyo azakomera twigendere. Wa mugabo yakomeje kuguma muri cya giti abirebye aratungwa cyane ndetse bimutera intimba nyinshi ariko yikinga hafi y'inzu arugamye imvura afite n'umwana we. Hari umugore wari uri gutambuka muhanda nyamara afite n'umwana we amurebye amugira impuhwe cyane aramusanga ati ngwino tujye kureba icyo babaye ati kubera ukiri hano wa mugabo we. Mugabo amurebye neza aramubwira ati inzu yanjye yasenyutse ntaho kuba mfite. Umugore yamugira impuhwe aramureba aramubwira ati ngwino tugende rwose kamwivime ngwino nkurikire ngwino turebe ko twabona aho kuba nta kibazo njye mfite iwanjye. Yamujyanye we yatangira kumugaburira abagaburira wa mwana ndetse umugore abirebye cyane arishima bahereza abana aho kuryama bararyama barasinzira. Umugabo abirebye abwira wa mugore ati rero urabona rero ejo mu gitondo nzagenda njya gushaka akazi ihangana byibuze ndebe ko nabona akazi turebe ukuntu twabaho. Umugabo yarazindutse cyane ajya gushaka akazi ubwo amahirwe ari kugenda yageze ahantu rwose abona ikiyede yatangira gukora ikiyede atangira gukora n'igifundi rwose ibintu bitangira kugenda neza ariko afite imbaraga nyinshi kandi abyishimiye rwose nk'umuntu uri kwita ku muryango. Yakoze n'ubufundi arubaka kandi abikora neza nk'umukozi bishimira rwose yaje gucyura amafaranga arataha yishimye aravuga ati uyu munsi mbonye impamvu rwose umuryango wangiye kuwugurira icyo kurya. Ariko kundi ruhande batwereka umukire arwaye rwose umusaza wirwariye abantu bakamutamuka bakamureka. Wa mugabo agiye kugura icyo kurya abona wa mugabo rwose arwaye ameze nk'umuntu wafashwe n'indwara y'umutima ati wabaye iki papa rwose kubera ukiri hano ufite ikihe kibazo wazi ati ese byagenze gute. Mugabo nyamara nta kuvuga yari afite kuko yari arwaye cyane asa nk'umuntu wafashwe n'indwara y'umutima. Murabizi indwara z'ubu ngubu nyakira bigeze ku bakiri bahariye cyane bari ibindi yamutwaye vuba mu mugongo amujyana kwa muganga ariko amafaranga yaramaze gukora yahise ahereza muganga byose asigarana ubusa. Yahise ataha ageze mu rugo abwira umugore ati rero nta kintu abashije gutahana amafaranga nabonye nayakoresheje umunsi rwose mvuza umuntu nuko byagenze. Ariko umugabo muramubwira nta kibazo rwose uri umuntu mwiza kandi nta kibazo ejo twabaho. Undi bana bahise batwereka imodoka rwose yamukiri gutambuka muri kate muri cyacyaro wa mugabo